nkirangiza secondaire hari akantu umupasiteri witwa Mutesi yavuze numva niko yaravuze ngo abakobwa muri rusange ikintu dukeneye cyambere no kwitinyuka ntidukomeze gupfukiranwa turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Reka mbabwire umuhungu naguha amafaranga bazita gift naka gift igosha ngwaya aka gift nukuri nagukunze ukwiye ibyiza kanguhereza aka gift sibyo ma ubundi ugifite cyangwa se igihekane mpa mu mutwe wawe especially ku mwana w'umukobwa mu by'ukuri ntitukabeshanye ntazagire n'umuntu uzababeshya ngo kuba yakubonye ngo nakunze imico yawe iyihe mico uzi duhuye bwa mbere wa munyabutewe ubuzima bwanyigishije ko Kamwifurize kugira ibihe byiza ahantu uri hagiye hatandukanye niba uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda Imana ikomeze humugisha imirimo yawe kandi niba utameze neza reka nkwifurize ko Imana yakugenderera nkuko yagendereye abandi bose bo hambere. Uyu munsi nkuko muri kubona kuri uruganiriro rwacu dufite umutumirwa akaba yitwa Byose umeze ute? Meze neza. Bashima Imana. Yego cyane. Umunsi wagenze gute? Umunsi wagenze neza. Iyo ubyutse mu gitondo nicyo kintu cya mbere ukora mu buzima? Ikintu cya mbere nkora ndabanza ngasohoka nkajya hanze nkareba uko hanze hameze then nkaza ibindi nkora mbikora mvuye hanze. Niwe muntu wa mbere tuvuganye udashima Imana ko waramutse. Oya ndayishima ariko mbanza no kugira ngo numve ibyo ndi buyishime koko nibyo ntaza kuyibeshya. Uri muri ba bantu bavuga ngo hari umuntu wigeze kumbaza ngo waramutse nabaze waramutse Angela ndamubaza arambwira ngo waramutse kuko nicyo kintu gihita gikurikira ndavuga ati rero ntabwo ndagera hanze ntabwo mbizi arandeba aranseka nawe uri muri ba bantu bavuga ati ndabwira umuntu ko naramutse neza ari uko ngeze hanze. Ubanza kwinanura kumva ko imitsi ikora neza akaguru gatera bigakunda then ukabona kubwira umuntu ko waramutse cyangwa se no gushima Imana yuko. Ariko hari igihe ubyuka ukavuga ati Mana ndagushima ko ndamutse ariko ntihumeka umwuka w'abazima kandi nkatekereza ko nanone ngomba kuba mbyutse. Yego nabyo ni byiza ariko ngiye nakubwiye uko process yanjye. Ni iki kigutera imbaraga mu buzima? Ikintu kintera imbaraga kuba nkiriho. Kuba nkiriho byonyine bintera imbaraga zo kuvuga ngo why not hariya naho nahagera. Yego. Ni iki wabwira umuntu watakaje imbaraga z'ubuzima? Imbaraga z'ubuzima. Cyangwa gutakaza icyizere cy'ubuzima? Ntiyihebe. Nagaruke yongere yumve ko kuba kiriho kuba gihumeka umwuka w'abazima agifite imbaraga amaboko amaguru yumve yuko hari icyizere cyo kubaho. Byose birashoboka mu gihe ukiri muzima. Yego reka mbifurize ikaze mwese. Uyu munsi ku ruganiriro rwacu dufite topic ivuga ngo iterambere ry'umukobwa. Iterambere ry'umukobwa tureba se hakorwa iki hakiyongeramo iki se hahinduka iki. Hari abakobwa benshi batureba cyangwa se igitsina gore cyinshi tureba umubare mwinshi kuko njya mbireba abagabo ugasanga bari nko kuri 15 abagore ni kuri 7 paka abagore bari kuri 7% ni benshi. Ariko umunsi twifuze kuvuga ku iterambere ryabo. Uyu munsi iyo urebye umukobwa uyu munsi mubona gute? Umukobwa w'uyu munsi aratangaje kubera yuko hari ibintu byinshi ashoboye yivumbuyemo ubushobozi
kandi benshi muri bo bagerageza gufata bwa bushobozi bwivumbuyeho cyangwa se bivumbuyemo bakabubyaza umusaruro. iyo urebye ku bushobozi afite umukobwa ubu ngubu, yego, ugereranya gute no kuba yakwihangira imirimo? ahubwo se wagize ngo si benshi bihangiye umurimo kubera bwa bushobozi nakubwiye yifitemo yivumbuyemo. Icyaburaga cyari ukwivumburamo ubushobozi, hakabura no kumva yuko ibyo bintu abishoboye. Uyu munsi rero hamwe na leta y'u Rwanda, abayobozi bacu badukunda, batwitaho, batubwira ko dushoboye, nabo bari mu batuma tugira imbaraga zo kumva ko dushoboye. Iyo ushoboye rero uba wumva ko n'iryo terambere ushobora kurigeraho. Ubuze abayobozi nibuka siroga, hari siroga bajya bavuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Namwe abakobwa mwumva ko muri imbaraga z'igihugu? Cyane, turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Kubaka igihugu ushatse kuvuga vuba ni ukuri? Kuri cya kintu twavuze cy'ubushobozi, nimba niyumvisemo ubushobozi runaka nkiteza imbere, of course n'igihugu kiba giteye imbere kubera ko nzakora ninjize wa musoro ugende ugira ibyo ukora, wubaka imihanda. Niba wubaka imihanda igihugu kizaba kiri kwaguka cyangwa se gutera imbere. Nigitera imbere abantu bazishimira gukomeza nabo gutera imbere bitewe n'uko babona igihugu nacyo kiri kubafasha. Kuko niba twubakira imihanda, wa undi wari wicaye harya inyuma mu gikari ikambere azavuga ati bazanye umuhanda. Nshobora gukora ntuza muvoma, nkafata avoka nakuye ku giti cyo mu rugo nkajya kuzigurisha, urumva nzaba niteje cyane. Akajya muri koperative, agahura n'abandi bakamwungura ibitekerezo, bakagura ide ziwe. Iyo urebye amahirwe abakobwa babona muri uyu munsi, just amahirwe leta ibaha n'andi agiye atandukanye, yego, ubona bayakoresha gute? Umubare munini bayabyaza umusaruro, ariko nanone ntitwirengagize yuko hari abandi basa naho navuga ngo bagisinziriye, batarabona ya mahirwe, bumva ko hari abo yagenewe. Ubona ayo mahirwe atarobanura bamwe? Kuri njyewe uko mbibona ntago arobanura. Wigeze ugira amahirwe mu buzima nk'umukobwa ukavuga ati ngize aya mahirwe mpuye nayo aturutse kuri something else nyine? Yego. Byagenze gute? Nkirangiza secondaire twagiye mu rugerero. Warangije secondaire akiri urugerero? Hari bya bindi kujya mu ngando? No, hari ingando hakaba n'urugerero, biratandukanye. Ndabyibuka. Yego, njye nagiye mu rugerero, ingando zari zaravuyeho. Yego, nkirangiza secondaire nagize amahirwe yo kujya mu rugerero. Urugerero urumva twigiramo ibintu byinshi bitandukanye. Mpura n'umuyobozi runaka, wenda ntashatse kuvuga izina, arambwira ati nyine turaganira, mubwira ide mfite, arambwira ati you can try. Wenda nubwo bitageze ku rwego nifuza, ariko hari akantu umupasiteri witwa Mutesi yavuze, numva niko yaravuze ngo umuntu uzaguseka ko wagerageje bikanga, umuntu uzaguseka ko wagerageje bikanga, uwo ntabwo ari umuhanga, cyangwa se nawe ntabwo yigeze agerageza. Kubera ko umuntu uzi kugerageza, umuntu wigeze ageragezaho, azi uburyo kugerageza bimera. So nanjye naragerageje
nkoresha ayo mahirwe yarampaye, sinakuyemo ikintu gifatika cyane, ariko bitewe n'aho ngeze ubu ntekereza ko aho ngeze ubu ariho fondasiyo yavuye aho ngaho. Yego. mukiri mu rugerero mwagiye mu baturage, yego, abana b'abakobwa mwabonye bakeneye iki cyatuma batera imbere byihuse? Kuko mwacaga mu baturage hari ibyo mwabaruraga, kuko ntekereza ko mu rugerero babarura hari ibintu baba barura nyine ibintu runaka. Ese ni iki kintu wabonye uca mu baturage bakavuga ati uyu mukobwa cyangwa se aka gace ndimo nabaruyemo abakobwa ba hano bakeneye iki kintu gifatika? Abakobwa muri rusange ikintu dukeneye cya mbere ni ukwitinyuka, ntidukomeze gupfukiranwa na ya mateka y'ahahise, ngo twumve ko hari ibyo umwana w'umukobwa agomba gukora, hari n'ibyo umwana w'umuhungu agomba gukora, ahubwo tukitinyuka tukavuga ngo iterambere ryanjye ni irihe? Ese ndifuza gukomeza kuguma muri ubu buzima? Nimba ntifuza gukomeza kuguma muri ubu buzima, nkaba nifuza kwaguka, ngomba gutinyuka nkagira icyo nkora kugira ngo mve muri ubwo buzima. Iyo utinyutse rero ibintu byose urabikora. Ikibura muri twebwe nk'abana b'abakobwa cya mbere ni ukwitinyuka, kumva ko dushoboye. Yego. Ni ukuvuga ngo mwitinyutse mwakora ibintu byinshi. Byinshi cyane. Usibye kwagura umuryango hari n'ibindi mwakora ku cyane cyane. Urumva kera baravugaga ngo nta mugabo bambe nta mugore wurira igiko. Ego sinzi nimba ubizi kubaka. Kuri ubu ngubu nzi abana b'abakobwa benshi cyane. Ariko hari umufundi nzi ngiye rwose ndamusuhuje, waranavuga ati ngende umufundi. Ni ukuri nanjye ndamusuhuje cyane, ndamusuhuje kandi kuhaje ukomerezaho. Ego. Rero kuri uyu munsi hari aba engineer, hari abafundi, yewe hari n'abayede, kuko wasangaga kenshi iyo mirimo isaba ingufu ikorwa n'abagabo. Ariko umukobwa w'umuyede aterura udutafari 2 umunsi kandi ni umunsi ukira. Nicyo nanone. Niko kwitinyuka. Cyangwa kwitinyuka no kwikorera agafuka ka sima. Nanone ntabwo kwitinyuka ari ugukora ibintu udashoboye. Kwitinyuka ugomba gukora ibintu ushoboye, ariko ntube wicaye uvuga ngo nimba ayo matafari 2 uyashoboye genda uyaterure. Ntabwo bingana na wa wundi witinya akavuga ngo ese ariya matafari 2 buriya, gerageza uyaterure wumve ko unashoboye. Uyu munsi uraterura 2, ejo uzaterura 3, n'abantu mukorana bazabona yuko imbaraga zawe zose wazikoresheje. Cyokoze nanjye kera nari nzi ko nta mukobwa wajya muri gym. Yego. Bajyamo cyane. Bajyamo bagakora, bakubaka umubiri, bakaba fit. Nari nzi ko nta mukobwa wajya muri gym, nari nzi ko nyine gym ari ahantu abantu nyine abasore bajya kuganguriza, nabo nkumva ari abasore babuze icyo bakora. Oya, ntabwo ari abasore ahubwo bakobwa, inshuti zanjye. Tujye gym. Umva, siporo niyo ya mbere. Udafite. Ariko hari siporo yo kwiruka. Zose ni siporo. Zose ni siporo. Udafite, utari fit, umubiri wawe udafite imbaraga, uko kwitinyuka ntago byakunda. Nasurumva washobora kurira igikwa kandi ntago washobora kurira igikwa utari fit. Akuye kuri kina mukobwa mwiza ndabona ucuruza gataro. Uzi abo bakobwa beza ahantu babari bihishe. Tajye Nyabugogo. Oya. Bariya bagacuruza. Barimo abakobwa beza. Barimo abamama beza. Nuko imirimo dukora itandukanye kuri rwa rwego buri muntu wese adashobora kwiyitaho ku rwego rungana n'undi. Yego. Amafaranga abona. Kuba bari guca bano tuvuza gatare ko
harimo abamama benshi bakoraga ibyo bintu kandi ni igitsina gore kandi turi kuvuga ku iterambere ry'umukobwa kandi hari n'abakobwa benshi bavuga ati wenda nazunguza n'utwo dukaroti kuba muri uyu munsi bari gufata igitsina gore abenshi bakabakura mu muhanda ngo bajye gucururiza mu masoko kandi ayo masoko bavuga ngo ni just asora amafaranga menshi bakavuga ati nta n'abakiriya baza bakavuga ati reka turebe abo ku muhanda basi turebe niba hari icyo batugura kandi ukabona ko hari umuntu uca uvuye mu modoka uvuye mu kazi akaba ananiwe agatagura nk'iyo mineke aho akabaguzi nk'izo nyanya aho agahita yizamukira ubona ari iki biri guhinduraho ku iterambere ry'umukobwa biri kugihindura kinini kubera ko nimba wafataga urugero nk'ibihumbi 5 ukajya kubiranguza ukavuga ati ndarangura imineke navuka by'ibihumbi 5 imvura nigwa uzirukankana nabyo ushoboye kuba wasitara ukagubura hombye kuko nusitara ukagwa zavuka ntago zizashobora kwiramira nizitiramira uzahomba si rero kuba bajya aho ngaho babashira mu masoko ntekereza ko hari safe kandi igihugu cyacu cyangwa se abayobozi bacu batwifuriza ibyiza nabo iyo ibyo ibihumbi 5 bihombye igihugu nacyo kiba gihombye kiba gihombye ibintu byinshi yego ariko se ikintu cyitwa umusoro sibyo ni ikintu urubyiruko ruvugaho cyane rugushyira mu majwi cyane nk'uko bavuga ngo just nyine umusoro uri hejuru gusora ntabwo twabona ubushobozi bwo gusora ubona hakorwa iki ngo urubyiruko rwisange muri uwo musoro icyagukorwa nibabanze bumva agaciro k'uwo musoro ese umusoro utuma ari iki icyambere abona agenda mu muhanda sibyo akagenda mu muhanda nta muntu uri buze kumusagarira right akagenda mu muhanda nta kinyabiziga kiri buze kumusagarira ngo abe yakora na accident niyo yikoze nabwo ari ikinyabiziga cyataye nyine equilibre y'umuhanda niyo cyayitaye urumva hari ubwo bwishingizi nabwo baramufasha hari itegeko rigomba kumurengera uri kumva yibaze se njyewe nize mu mashuri yubatswe nande ese ayo mashuri barumuna banjye bari kwigamo yubatswe nande amashuri se abana banjye bazigamo azubakwa nande cyangwa yubatswe nande ibyo byose abirebe umuriro dufite amazi tubona byose namara kumva agaciro kabyo bizamutera imbaraga zo kuba n'uwo musoro yawutanga nta kibazo afite kuko niho dukura n'abo bayobozi tuvuga batureberera nabo ntabwo baba bashaka ko babona umuturage wabo asafaringa yego ubona iterambere ry'umukobwa yego ubona ryarahinduye iki ku gitsina gore kari byinshi 5 mugihe byinshi bibi nka 3 urugero rw'ibintu 3 icyambere byongereye icyizere ku mwana w'umukobwa icyizere ku mwana w'umukobwa cyarazamutse kuko wasangaga ubu ngubu turiga nkanjye ndiga rero kera wabonaga umwana ntabwo abana b'abakobwa bajyaga mu ishuri yego ko mana yanjye yarakubwiye agatumva genda wige gukoropa guteka kukubura kumesa imirimo yo mu rugo mugabo azaza gutware ariko kuri ubu ngubu turiga sibyo dufite ubumenyi dukura mu ishuri icya kabiri dufite icyizere cyo kuvuga ngo nanjye ningira umuryango naho umugabo wanjye ataba afite wenda ataba afite ubwo bushobozi bwo kuba yabona ibigomba umuryango njye nabibona icya kabiri nakivuze ko turiga icya mbere byazamuye icyizere ku mwana w'umukobwa icya kabiri turiga dufite ubumenyi nk'abana b'abakobwa icya gatatu byatumye dutinyuka kuko
kwigirira icyizere no gutinyuka ni ibintu bimwe. Hari igihe wigirira icyizere ntutinyuke, ni ukuri. Kuko hari igihe muri wowe uba wumva ufite ugahora wumva wabikora tu. Ego wabikora, ako se ibyo bintu gutinyuka ngo ugende utere ni step ya mbere uvuge ngo I try. Ego icyo kikaba ikibazo gikomeye cyane, ari nacyo navuze bwa mbere ngitangira ngo abana b'abakobwa icyo cyizere mu by'ukuri kirahari, turagifite, ariko turacyafite ikibazo cyo kuba twatinyuka ngo twumve ko njyewe Josie ngomba kugenda ngahangana n'umwana w'umuhungu uri hariya, Patrick, Fabrice. Patrick muzina ngenda mukomeye. Ndanamusuje cyane, ni anko wanjye. Yumve ko nyine njyewe Josie nshobora guhangana na Patrick, turi hariya, turi ku isoko ry'umurimo, nabikora gute? Uko gutinyuka niko tugifitemo akantu, turacyari wiki muri ibyo bintu. Hari amagambo agenda avuga ati umwana w'umukobwa w'ubu ngubu hari ibintu bitatu by'ubu, sinzi niba ubyemera, ubwire niba ubyemera. Harimo gukuramo inda cyane, kwambara ubusa, no gukura abagabo. Gukuramo inda, yego, kwambara ubusa, no gukura abagabo. Yego. Ibyo bintu urabyemera? Birahari. Ese ntago byo byahindutse ku bakobwa kutabivuze? Ahubwo biri gufata indi ntera. Tubivugeho. Niki niba iterambere ry'umukobwa ryaratumye atinyuka, gutinyuka ko bikabamo bumva ko duhere ku kintu cyitwa gukuramo inda. Ntabwo wakuramo inda utasabye amafaranga. Gukura abagabo. Niba icyizere cy'umukobwa cyaramubwiye ngo ugomba gutinyuka ugaka umugabo amafaranga, umuntu w'umusore muwe ukamwaka amafaranga mukundanye. Yego. Ubona wowe ari byo? Ntabwo ari byo. Ni ngombwa ngo umuntu, wenda tuvuge abantu bakundana, ni ngombwa ngo umuntu mukundana aguha amafaranga kugira ngo nyine agure something? Oya, ntabwo ari byo pe. Ntabwo ari byo habe na gato. Reka mbabwire, umuhungu naguha amafaranga uzaba umugiyemo ideni, kandi iryo deni ugomba kuzaryishyura. Washobora kutazabifata nk'ideni, ushobora kuzaza ati ndagukunda, kariya gakanzu nabonye kakubera, reka nkakugurire, kaguhereza amafaranga ukajya kukagura. Urakaguze, urakambaye, tuzazure ndebe kakubereye. Icyo gihe naguhamagara mu gitondo ngo sheri wakaguze, nakaguze, kakubereye, yego. Akaguhamagara ngo ngwino ndebe ko kakubereye. Nshuti yanjye, ni rya deni ugiye kwishyura. Ashobora kutazaka kwishyuza ngo avuge ngo nakuguriye ikanzu kubera icyo utari kuza ngo ndebe, ariko mu mutima wawe wowe nk'umukobwa uzasigara wibaza, se umuntu yanguriye ikanzu ari kunsaba ngo nze arebe ko yambereye, kundeba gusa se bitwaye iki? Ugiye kwishyura rya deni. Mu mutima wawe uri kumva yuko hari ikintu, hari ikiguzi ugomba kuri ya kanzu, agomba kubona kivuye kuri ya kanzu yakuguriye. Kandi mu by'ukuri nawe wabyibonera, ushize amaboko hasi ugakora, ukitinyuka, ukiteza imbere, ukavuga ngo iriya kanzu uyu munsi ntago nyifite, ntago ndi kuyibona, ariko ejo ngiye gukora ku buryo ejo nzabona irenze iriya. Wabigeraho pe. Ubwo iyo uvuye aho ngaho tujya guterwa inda. Iyo uvuye aho, rya deni uragenda uryishyure. Uraryishyura kuryamana n'uriya musore, uko byagenda kose. Uraryishyura kuryamana nawe, nuryamana nawe baguteye inda.
akenshi dufokasinga no ku nda kubera iki tutibaza ko hari na sida. Abakobwa twibagiwe sida nta nubwo ikibana nubwo bakiriho bya byapa byamamaza ngo ngirinde bashuka mame ngo hari sida. Inshuti yanjye ntibabashuke ahubwo sida ntabwo ikiri indwara to ni indwara cyane ku buryo wumva wishimiye kuba nyine ariko ntabwo mbere leta y'u Rwanda yishyiragamo imbaraga zikamema gashyiraho ibyapa bibuza jasirinde gutya na gutya ariko ibyo byapa byaragabanutse. Ariko nimba leta y'u Rwanda sibyo bivuze ngo nimba byaragabanutse hari ibindi bahugiyemo birimo uko kubaha amahirwe abateza imbere. Ikibazo cyo gukuramo inda kw'abakobwa ariko twakijyana na no kuriya mujya gufata inkingo ziriya nkingo bazita kanseri y'inkondo y'umura, kuboneza urubyaro no gukuramo inda kw'abakobwa. Ubona kuboneza urubyaro biri ku iherevo mu Rwanda. wafashe ya kanzu yayikuguriye wagiye kwemera yuko areba ko ikubereye right kandi uranayihinduriramo ku bwatigeze hano neza. Ego aha nuko mubigenza. Yego azakubwira utuntu twose kugira ngo akuryoshye niyo yaba itakubereye azakubwira sheri wambaye neza urasa neza. Utwo tuntu rero dukurura abana b'abakobwa, azatukubwira tugukurure wumve niwe muntu, icyagusabye cyose ugikore. Abaguteye inda nagutera inda uzatangira wibaza uyu mwana ndamujyana he, ndamutungisha iki muri ubu buzima mbayeho, uyu mwana azaza nawe avukire muri ubu buzima. Utangire wibaza ibyo bibazo byose. Ufite option yuko azanayihakana. Utangire utekereze se mbimubwiye akabyihakana, uhita ufata decision yo kuyikuramo. Cyangwa se ugenda uvuga ngo ndagiye ariko mfite uburyo rwa rukingo wambwiraga kuboneza urubyaro. Yego mfite uburyo bwo kuboneza urubyaro. So ntidutekereze iyo tugiye gufata izo nkingo zo kuboneza urubyaro, ntabwo tujya dutekereza yuko bishobora kugira ingaruka ku buzima bwacu. Ejo bundi nahoze numva ku makuru ariko ntabwo ndi kwibuka neza nimba ari hano mu Rwanda, bavuga ngo abana b'imyaka 15 nibabahereze uburyo bwo kuboneza urubyaro guhera ku bana b'imyaka 15 kumanura. Nyine babigira official, avuga ngo umwana w'imyaka 15 naza kwa muganga aje kwaka uburyo bwo kuboneza urubyaro, it's okay, nta kibazo bajye babafasha. Ariko ni hano mu Rwanda ko byari bihereye ku kibazo kiri mu burasirazuba cy'abana bari kubyara inda bari batoya. Yego. Noneho ntitwibaze se ko abaturuta nabo bibagiraho ingaruka. Ugasanga umuntu arakubwira ati umuntu mwari muziranye ananutse ari umuntu nyine aka small size, uri aho ngaho mwahura ukabona yabaye yarabyibushye. Niba kibabyibushye saba uwo mubyibuho uturutse kuri icyo kinini sintekereza ko ari umubyibuho mwiza. Ni byiza kubyibuha nyine ukavuga okay ndabyibushye, hari ukuntu umuntu ubyibushye agaragara ukuntu, ni byiza ukabyishimira, ariko umubyibuho uturutse ku kintu kibi ntuzigere wishimira kuko bizana ingaruka zitari nziza ku buzima bwacu. Rero nimba abaturuta imyaka 30, 40, ubwo buryo bubagiraho ingaruka runaka cyangwa se bushobora kuba bwabagiraho ingaruka runaka. Kubera iki njya kubukoresha ingana gutya? Kubera ko uko ugenda ukura niko ubushobozi bw'umubiri wawe bwo kwirinda bugenda nabwo bukura. Rero iyo uri ku myaka 15 uba utaragera ku iriya level umubiri wawe wumva ukomeye. Nawe wajya kureba ukanasanga
umuntu ugiye gufata ubwo buryo niba abana bashukishwa na twa utuntu bashukisha abana udufaranga turi aho ngaho azanabona inshuro iPhone ishuka abana iPhone ama iPhone ari hanze man ifoto igira igiye gusaza abana umva atabonye iPhone ubwo nta telefone afite kubera iki ifoto yonyine wumve ko nta n'ikindi baba bakurikiye ni ifoto irimo ariko iragaragara neza ubwo bwiza se ndayikunda ariko njye ntago nakora ikintu nzi ko kizagira ubuzima kizagira ingaruka zitari nziza ku buzima bwanjye bw'ahazaza ku kantu kari aho ngaho rero abo bana bari gukuramo izo nda bari kubiterwa n'iki n'ubukene bwa bukene babutewe n'iki babutewe no kutitinyuka avuge ngo ngende umwana w'umukobwa soje segonderi nkeneye akazi sibyo nimba nkeneye akazi cyangwa se bakunda kuvuga ngo twabuze akazi kubera icyo utafata amafaranga amafaranga azayakura kandi nta kazi watse umubyeyi wawe wanjye akennye dukoresha imbaraga zacu nimba ukennye kuri rwa rwego udashobora kubona 5,000 sibyo ariko ufite imbaraga hari imirimo myinshi wakora cyane why not umva genda ujye mu kiyede uhinge ngenze umuntu uri kumva nzi umukobwa n'umukobwa yatangiye akora ubuyede uri kumva ndamuzi gutya ntago ari ibintu byo kuvuga ngo ni inkuru numvise ahandi ubu ngubu afite iduka ricuruza inkweto z'abahungu hariya mu mujyi downtown kandi twasoje bajya kurangura Dubai zaho naho azahagera urumva nangize ngo bajya no kwirangurira oya ariko ndamwifuriza kuhagera ni ukuri ndakwifuriza kuhagera aho uri hose ndabizi ko iki kiganiro uzagikurikirana uzagiye naho rwose uzagiye rero urumva yatangiriye mu buyede ku bantu twitinyuke sibyo dukore ntitwemerere abantu ko badushukisha ibyo bafite kugira ngo bangize ahazaza hacu ni iki babwira umukobwa turi kugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu ni iki babwira umwana w'umukobwa wumva ko azategereza amafaranga avuye ku bagabo sugar daddy yego sugar daddy sugar mami cyangwa se mu rubyiruko muri rusange ariko wibande ku mwana w'umukobwa ikintu cya mbere nababwira hari umurongo wo muri Bible uvuga ngo mu migani Migani 13:6 haravuga ngo wa munyabutewe byuka witegereza ikimoni sibyo sinzi nimba yigeze witegereza ku gasimba ariko ngewe narawusomye yego ntago kizi ndakizi ibimonyo byakoze hano ubona biri kuri demarishari ubona ko bikora bifite courage sibyo kandi ntago bitinya ngo kandi ubona bikora bifite purpose yego nimba ari akantu kagiye nje nabonye kari kujya kubaka kakagenda kakafata nk'agataka ahantu kakagenda mpaka kereko wenda ugakandagiye ukakabangamira ukakica ariko karagenda nta handi karuhukira ni hahandi kagiye kubaka sibyo tureke ibintu by'ubunebwe kumva yuko ubundi ugifite cyangwa se igihekane mu mutwe wawe especially ku mwana w'umukobwa waguye wagiye down gihekane yego wampaye wampaye azampa cyangwa se arampa uri kumva hose harimo sibyo ukifitemo igihekane biragoye ko wagira ahantu ugera kandi buriya ibintu by'ubusa kambyita iby'ubusa ibintu by'ubusa nta mumaro wabyo wemera wa mugani uvuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeze ibwami ariko ubwiza bwe
ubugeni igihe azahamara. nawe urabyemera? Ubwenge bwe ubwiza bwe bwamugezayo, sibyo? ariko ubwenge ubugeni igihe azahamara. nawe urabyemera? Yego, kuko nimba uhuye n'umutipe akakubwira ngo ntagukunze, mu by'ukuri ntitukabeshanye, ntihazagire n'umuntu uzababeshya ngo kuba yakubonye ngo nakunze imico yawe. Iyihe mico uzi duhuye bwa mbere? kuba wenda mwahuriye muri kunywa inzoga, akaba ari kunywa inzoga niwo muco yakunze. Uwo muco si ubwo ari nkaho wawukunda? ariko nibaza ukuntu umusore abwira umukobwa ngo nakunze imico yawe. Ntabwo nyine ni kandi uza muhuye rimwe akantu kamwe ariko konyine uzi yakunze physically ariko yawe. namwe murabeshya mujye mubyemera. Bita mwemera ngo wangu nanjye nagukunze. Nyine ntitukabeshyanye, umutipe nakubwira gutyo cyangwa njye mukobwa nkakubwira gutyo, ntuzatekereze ko iyo mico ihari kuko ntayo wabonye. Nase wayibonye? Ntayo wabonye, ahubwo icyo wabonye ni physically yanjye, physical appearance niyo wabonye, iragukurura. Ibindi rero iyo mico uri kuvuga n'ubwo bwenge mfite nibwo buzagena igihe tuzamarana. Ese ndo wo gushyira mu rugo rwawe? Wanjyana ukangira umugore? Ndamutse ngukunze ntashaka kugushyira mu rugo, nareba kuri ubwo bwenge? Ni hahandi cyangwa nareba kuri ubwo bwiza? Ni hahandi ndi kukubwira hazava iki? Hazava kwa kukwangiza biturutse kuri za gift aguhereza. Bazita gift? Naka gift. Ego sha, ngwaya aka gift ni ukuri nagukunze, ukwiye ibyiza, kanguhereza aka gift. Sibyo ma? So niwita kuri izo gift bari kuguha, ntube waba hari akantu nabonye n'umutipe yakambwiye, ariko yarambwiye ngo umukobwa uje kugusura akitegera, ngo umukobwa uzavuge ngo uzavuge ko uwo mukobwa ashoboye. Ego rwose, ngo aba na mutima w'urugo kuko ntago bashaka kuby'umuryango. Yego. Nyine abakobwa twihesha agaciro. Ariko nanone hari igihe umukobwa yihesha agaciro, n'icyo kimugaragaza ubundi budahangarwa bwe. Serious. Yego. Kuko kujya ku muhungu umubwira ati ngo ntegera, okay, birumvikana hari igihe udafite akazi, ariko mu kugaragaza ubudahangarwa bwawe ku giti cyawe nk'umukobwa, umuhungu ukamubwira ati si ngombwa nditegera. Ese kuki utaba honest ukabwira mu rugo ati ngiye guhura n'umuntu uyu, nimba ko kaho hantu nta kindi kintu cyishe inyuma? Kuki utamubwira mami? Ugiye kuva iwanyu hose wavuga ko ugiye kureba umusore? Nimba aho hantu ntihizewe, sibyo? Neza ubwo uziranye n'abasore bangahe? Ni benshi. Nuko ugiye kubaza babaze bakibwira mama ngo mama iyo nzi ko ngiye mu bintu byanyabyo, sibyo? Mama ari bumpamagare koko akumva ibintu ndimo bifite inyungu cyangwa se bimfitiye umumaro. Ashobora kuba atari n'inyungu igaragara gutya azahita abona, ariko yatekereza nk'umubyeyi ahazaza akavuga ngo uko byasa kose bifite akamaro, sibyo? Njye ntago mama njya muhisha, na boyfriend wanjye mama bamuzi. Uri kumva? Ndamubwira ati mami, mfite gahunda imeze gutya, ngiye aha n'aha, ndashaka amafaranga angana gutya yo kuza kwifashisha. N'umubyeyi ntabwo yakwima yafite, kubera ko aravuga ngo nintayamuha uriya muhungu arayamuha, nayamuha arabamufasha, kandi ntabwo yifuza ko wangirika. Kandi ubufasha bw'umusore twabubonye icyo bubyara umwana nawe utateguwe. Umwana akaza kuba victim, akaza mu bibazo atari we wabishatse kubizamo. Generasiyo y'abana bavutse ku nda zitateganyijwe uyibona gute kuri wowe? Generasiyo y'abana bavutse ku nda zitateganyijwe, kuri njye abo bana mbona ko ari ejo hazaza h'igihugu. Bafite ahazaza. Uzi impamvu bafite ahazaza? Arareba akavuga ngo ngewe mama wenda n'urugero tubona umugati byabaye induru. Kubera iki? Ntabwo yigeze anteganyiriza, sibyo? Ngo avuge ngo uyu mwana azavuka azabaho gutya, aziga gutya, azambara gutya, sibyo? Ugasanga aravuze ngo kuba mama yarabayeho kuriya, kuba mama byaragenze kuriya, ngomba kubaho bitandukanye nawe, nkakora
ngashaka uburyo abanjye batazabaho nk'uko nabayeho. Mbona bafite icyerekezo, niba bikomeza cyangwa se natwe muri rusange nk'urubyiruko dutekereze kure. Uwo mwana nujya guhura n'umuhungu ukavuga ngo ese anteye inda, wibaze ngo ese ahazaza hanjye. Uri kubwira aba bakobwa ngo bajye kuboneza urubyaro? Oya, ntabwo ari cyo ndi kubabwira. Nagenda atekereza gutyo rero azategereza kuboneza urubyaro. Kubera iki se utabyirinda? Nakubwiye za gift babaha. None se utugambo mubwirwa ko natwo tujya ngo tujya tubagira ahantu kure mu bitekerezo. Yego, abakobwa ko nahura n'uwo musore niyo tamwimana atazatumubwira. Dufite uburyo turemwe, dufite amarangamutima yacu azavuba, sibyo? Ayo magambo rero abasore mwamaze kuvumbura yuko utwo tugambo dufite ukuntu dukora ku marangamutima yacu, sibyo? Nyine tukumva nta kintu twabima, right? Namwe bakobwa, nanjye mbaye ishuri ribanga. Tubyirengagize. Nakubwira ngo ndi gupfa, mubwiye ngo pfa ndaguhamba. Amazi birashira. Cyangwa unywa amazi bishire. Terime narayikunze nko kunywa amazi bishire. Nywa amazi bishire kuko nutamubwira gutyo ngo umubane seriye, sibyo? Ubu umukobwa ufite icyerekezo uvuge ngo njyewe ngomba kuzabonana n'umuhungu cyangwa se ngomba kuzaryamana n'umuhungu niteguye ko ikiri buvemo ndi bucyakire, sibyo? Nutagira izo ntekerezo umwana azaza da. Ariko nugira izo ntekerezo ukazikomeraho uko yakubona kose, ntubyiteho, wowe ugafukasinga kuri future yawe nuko ushaka kuyitwara, uburyo ushaka kuyubaka, ntabwo azagushobora. Iki babwira umwana witakarije icyizere uyu munsi utumva ko kubaho byanjye umukobwa? Ntatakaze icyizere uko waba ubayeho kose mu gihe ugihumeka. Navuze ngo mu gihe ugihumeka, mu gihe ugihumeka uracyafite ubushobozi muri wowe. Ahubwo reka ubwo bushobozi ufite muri wowe busohoke, ujye hanze n'abantu bagukikije, sibyo? Babone ubwo bushobozi ufite. Nibabona ubwo bushobozi ufite bazavuga ngo ubwo yashoboye kiriya n'icyo azagishobora. Ubuzima bwakwigishije iki? Ubuzima bwanyigishije ko igihe runaka ibintu byahinduka, kandi bunyigisha ko buri kimwe cyose kirashoboka mu gihe nkibufite, mu gihe nyine nkibufite byose birashoboka. Najya up, najya down, gusa ngomba gukoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo ntazisanga buri down. Nirihe jambo rigufasha mu buzima rigutera imbaraga? Ijambo rintera imbaraga cyase nyine ukumva ko uri gutera, cyase waba utakaje imbaraga ukumva ari kugarura icyizere cy'ubuzima. Ijambo nibwira iyo nabuze, numvise hari ukuntu ndi kujya down mu marangamutima yo kumva ko nshoboye, mpita mvuga ngo uracyafite ubuzima. Kuba ugifite ubuzima byose birashoboka. Aha hantu uri ejo wahava ukazamuka ukajya hejuru. Yego, kamushimire. akoze cyane. Reka nshimire namwe mwese mwakomeje kudukurikira ku ruganiriro rwacu. Hano ko njya mbivuga nuko twicara tukaganira ibitekerezo bitandukanye, bikagusaba gutoramo ibyo ukeneye mu buzima, byahindura byagufasha kimwe mu bintu mu buzima bwawe. Ntabwo bivuga ngo turakura ibitekerezo by'ibyo utekereza, oya. Ahubwo abantu babana kuganira no kungurana ibitekerezo. Niyo mpamvu twashyizeho uruganiriro ngo tujye twicara turebe kimwe mu bintu bitameze neza cyangwa muri kimwe kidushimishe tukivugeho, namwe mutanga ibitekerezo. Mwakoze cyane kubana nanjye, Imana ibahe umugisha.